Guhaye ikaze nshuti mvanywe Mpeta TV, ndagushimiye cyane udahwema kubana natwe by'umwaka twakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko nawe ni muri mushya kuri channel, ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tubashe kwibana n'uganiro byacu byose. Uko twabyemeje kubageze inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo byegeranye uyu munsi, ushobora kuba wibaza ibibazo byinshi ku bijyanye na YouTube channels, ndetse ukaba warifuza kugira YouTube channel ariko ugahorana ibibazo byinshi ku tuntu n'utundi udashobora kubonera ibisubizo. Uyu munsi rero twagukusanyije ibisubizo ku bibazo wibaza kuri YouTube channel zo mu Rwanda kugira ngo ushire impungenge wagiraga maze utangira undi mwaka nawe bifitiye YouTube channel. Turareba hamwe ingingo zigera kuri 5 mu nshamake. Po ya mbere, ese YouTube channel ni igikorwa cyunguka mu Rwanda? Ingingo ya kabiri, turaza kwibaza kubera iki TV comedy series n'utujambo nk'utwo dutandukanye uzasanga kenshi bikunda kugaragara ku mazina menshi yo kuri YouTube channel zo mu Rwanda. Ingingo ya gatatu, turibanda ku kibazo wibaza uti kubera iki usanga bagusaba gukora subscribe. Ingingo ya kane kandi turaza kwibaza ikibazo kubera iki bagusaba ngo ukore like. Turaza gusoreza kandi ku ngingo ya gatanu igira iti kubera iki bagusaba igitekerezo cyawe mu gihe cyose waba urebye YouTube video yagiyeho ugasanga aba YouTubers benshi barakubwira ngo ugire igitekerezo utanga. Byinshi kuri izi ngingo mu buryo burambuye, ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi ngwaye ikaze nanone kuri YouTube channel. Ushobora kuzasanga ibintu byinshi bitandukanye hafi ya byose mu buryo bw'amashusho. Rumwe mu mbuga nkoranyambaga zikunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose nyuma ya Facebook, uzasanga ari urubuga rwa YouTube. Niba utarubizi, abantu benshi bareba arenga miliyari ya video buri munsi ku isi. Niba ureba YouTube kenshi nawe ufite uruhare mu mibare navuze hejuru. Mu Rwanda naho ngenda mbona abantu barushaho gusobanukirwa uko urubuga rukora ndetse n'uko barubyaza umusaruro. Niba ukunda kureba channels menshi yo mu Rwanda urabizi ko zigira akayabo k'abazireba. Natanga ingero nyinshi nka Simbi TV, Freemax TV, Dash TV ndetse n'izindi nyinshi. Ariko hari ibibazo byibazwa n'abantu benshi kuri YouTube channels nyinshi zo mu Rwanda bigenda bigaragara nkaho ari rusange. Reka nsubize bimwe muri ibyo byibanze abantu bamwe na bamwe baba badasobanukiwe neza. Ingingo ya mbere, ese YouTube channel ni igikorwa cyunguka mu Rwanda? Kubera iki mu Rwanda abantu benshi bari gukora channels kuri YouTube? Buriya se ziriya channels zose tubona zirunguka? Icyo nahita ngusubiza cyihuse nuko zimwe zunguka izindi zigahomba. YouTube channel si igikorwa ushobora kubyuka ugahita utangiza ubaye ugamije kunguka. Iyo ufite umwihariko kandi wagirira abantu akamaro, icyo gikorwa cyakungukira. Birumvikana ko ugomba no kukimenyekanisha nk'izindi business zose. Icyo nicyo gituma hari bamwe bashobora kunguka abandi ntibishoboke bitewe n'uburyo bagiye bategura channels zabo nuko bagiye bazishakira bazireba. Wabaye ugiye gukora ikintu kidakunzwe, cyakozwe n'abantu benshi cyangwa se kidakenewe n'umuntu n'umwe, birumvikana rwose ko ntacyo byakumarira. Icyo nakwizeza cyo nuko YouTube ari igikorwa cyunguka cyane ku muntu wabikoze neza. Kabiri cyangwa se po ya kabiri nk'uko twatangiye tubikubwira, kubera iki ijambo TV comedy series n'utundi tujambo dutandukanye nk'utwo uzasanga kenshi bikunda kugaragara ku mazina menshi ya YouTube channel zo mu Rwanda. Icyo nakubwira nuko ibi nta kidasanzwe ku YouTube channel ifite ijambo TV comedy series n'andi mazina menshi. Ubona ko mu Rwanda abantu benshi bagiye bitwa amazina ariko nyuma hakaba hasoza ijambo TV comedy cyangwa series. Ibi se nukubera iki? Ijambo ni televiziyo gusa, nta kibazo kidasanzwe, nta n'impamvu idasanzwe ya jambo rishyirwaho. Ziriya zose ni channels, ntabwo ari televiziyo. Ukora channel ni wihitiramo izina yita, ashobora kurikoresha kubera ubwoko bw'iyo cyo azajya akora cyangwa se akaba ari ko yabikunze. Rero nuzajya ubona ijambo TV ruhande rw'izina kuri channel,
bikagutere kwibaza ibibazo byinshi cyane. Nanone ariko hari indi mpamvu. Aya ni amagambo ashobora gutuma abantu bamenya icyo iyo channel igamije, batiriwe bajya gufungura amavideo ngo babone byinshi bishingiye kuri iyo channel. Ingingo ya gatatu twifuje kukugezaho, kubera iki bagusaba ngo ukore subscribe. Iyo ukoze subscribe burya ubaye umukiriya. Ubundi subscribe hari ikintu kirimo kidasanzwe ku buryo umuntu iryo jambo rivugwa inshuro zitabarika muri video imwe, yego rwose kirimo. Iyo ukanze kuri subscribe ni nkaho ubaye umukiriya uhoraho, kuba wishyize ku rutonde rw'abantu bazajya bohereza ubutumwa igihe channel yasohoye indi video. Niba ujya ubona muri telefone yawe haza ubutumwa bukwereka amavideo mashya yasohotse, ibyo biterwa n'uko wishyize ku rutonde rw'abasubscribers b'izo channels. Nta kindi baba gushaka usibye kuba umukiriya ugaruka. Mu zindi nkuru ziri imbere nzakwereka ikizo channels zimaze abasubscribers bazo kirenze kuri ibi mvuze hejuru. Puwe ya kane cyangwa se ingingo ya kane nk'uko twatangiye tubikubwira, kubera iki uzasanga ama YouTube channels menshi agusaba ngo reba video nurangiza ukore like. Iyo ukanze kuri like ni ubufasha ubutanze kuri iyo video, uyihaye amahirwe yo kuza muzi imbere igihe umuntu ashakisha muri YouTube cyangwa Google ibyerekeranye n'ibyo channel ikora. Rero niba ukunda channel runaka ukaba wumva ushaka kuyimenyekanisha, ntukirengagize gukanda kuri kariya gakumwe kareba hejuru, naho akareba hasi ko ni mu bundi buryo, ni ukwerekana ko utishimiye iyo video, bituma itagira amahirwe yo kuza muzi imbere. Puwe ya gatanu cyangwa se ingingo ya gatanu ari nayo ya nyuma muri puwe twaguteguriye uyu munsi, kubera iki bagusaba igitekerezo cyawe. Ibitekerezo nibyo benshi tuzi nka comment. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ibitekerezo bikenerwa kuri channel. Icya mbere ni uko abantu bagenda batanga ibitekerezo byabo, ni nako channel irushaho kumenyekana kandi ikanaguka. Icya kabiri, iyo mutanze ibitekerezo bishobora kuvamo ibindi bitekerezo channel yakwifashisha ikuramo izindi video z'ubutaha. Icya gatatu ni uko abareba izo channels bose bashobora kunguraniraho ibitekerezo, kuko ku zindi mbuga nkoranyambaga nazo bigenda. Tugana ku musozo, icyo nakubwira ni uko ubundi mbuga nkoranyambaga nyinshi zijya kugira imikorere imeze kimwe, zigatandukanira ku byo zikora, ariko ibindi byose nta tandukaniro rinini riba rihari. Rero niba wajya kuyoberwa impamvu y'ibintu bimwe na bimwe ukora kuri YouTube, nizere ko usobanukiwe neza imvano yabyo. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushobora kutugezaho, ubitwereke muri comment. Uramutse kandi ukunda ibiganiro Impeta TV kugezaho, nabyo bitwereke muri comment, ndetse iyi video isangize n'abantu benshi kugira ngo abajya bibaza utu tuntu twinshi nabo basobanukirwe, n'abari baragize impungenge cyangwa se bibaza ibibazo byinshi ku buryo bashobora gutangiza YouTube channel mu Rwanda, bibaza niba ishobora kuba yunguka cyangwa se nta nyungu ibamo, nabo babashe gusobanukirwa, bityo binjire mu wundi mwaka bafite intumbero nshya. Niba wari mushya kuri channel ariko nanone ndagusabye ngo ntugende udakoze subscribe, kugira ngo tujye tubashe kwibana mu biganiro byacu byose. Imana ibarinde, naho ubutaha.